hari abahanuzi dufite bagiye baragibye abandi bakabijya bitwajije impano, ariko Imana yambwengiraje. abantu benshi mwishingikirije ubutunzi, mwishingikirije amafaranga, mwishingikirije ibyisi, ariko Imana yambwiye ngo ije kuhatambuka. Imana yambwiye ngo mbwira abantu bari mu gihugu cy'u Burundi, abantu bari mu Burundi bari mwakira gihugu, Imana yambwiye ngo mufate amasengesho yihuse, mufate amasengesho musenge, kubera yuko icyo gihugu Imana ije kukinyuramo, ije gutambuka muri icyo gihugu. Waba uri Umurundi uri muri Amerika usengera icyo gihugu wavuyemo, kubera mugiye kuja murambara amapantaro nta bugabo mufite. ubwo mvuze mugiye kuntera amabuye, kandi ni ibintu nge nabonye. Mugiye kuja murambara amapataro nta bugabo mufite, ubwo bugabo mushaka gusambanisha mukabyara abana mu gasozi mukajugunya. Iyo Imana yambwengiraje, yaje nta mikino ifite, yaje yambwiye ngo mwongeze ibihe byo gusenga, musengere mu kuri no mu mwuka, kubera ko nimudasenga ije kubiyereka ko imbere gatoya hari ibintu bije biteye ubwoba mugiye kubona. Imana yambwiye ngo guriya mwaka tugiye kwinjiramo 2027, ngira ngo sindi kwibesha, 2027 uriya mwaka tugiye kwinjira. Uriya mwaka tutari twawinjiramo neza, hari ibintu bigiye kubamo bikomeye cyane. Imana rero yabyitegera kugira nuko mwabikoraga, ntago Imana yigeze ibyishimira. Imana yabireba rero ikababara. Imana yambwira irahira, dore ngiki kiganza ndakimanitse ndi mu butayu, irirahirira ambwira ngo iraje. Nawe usigaye ku ntebe y'ubuyobozi uri umusambanyi, nushaka ukimara gufungura ubutumwa. Nanjye ndabasuhukije mu izina rya Yesu. Amazina yanjye nitwa Muhawunimana Claudine. Wa mukobwa wanyu ujye ubasengerana n'izi saha, ndi muri iri shamba ndi kubasengera Imana. Iri shamba ngirirwamo nkanariraramo, kubera kubw'umuhamagaro nkunze kubwira abantu ntabwo twese Imana yaduhamagaye kimwe. Hari abo Imana yahamagaye gusengera abandi, uwo niwo muhamagaro mfite rero. Ndi mu muhamagaro wo kubasengera kandi ndacyamaramaje. Iyo uvuga ngo wibera mu ishamba ngo uriraramo ukaryirirwamo, hari abahita bavuga batari kuriya mukobwa buriya ni muzima ntiyasaze. Ubwo nk'ibyo bintu ko nzi yuko hanze haba amagambo, iyo amagambo nk'ayo aca intege akugezeho ubyitwaramo gute? Umunsi babonye narisohotsemo nambaye urukweto ruhenze, nambaye agakoti gahenze, bazamenya ko rya shamba ririmo iki. Ahangaha bundi ahangaha niho urushoro ruva, ahangaha tuba twaje kurangura, tuba twaje gushaka ubutunzi buturutse ku Uwiteka Imana, kubera yuko hari abantu benshi bafite ubutunzi butavuye ku Mana. Ariko rero koko burya menya mu ishyamba, menya bya bintu bikora, birakora. Urumva amajwi yo ruguru y'abasenga cyane. Ejo bundi nagiyeyo ndavuga reka naye nigire gusenga ku musozi, sanga abantu bibera mu ishyamba bamaze iminsi 33 baba mu iryo shyamba. Haleluya. Ariko ni Imana yari yashimye ko uwo munsi njyayo bakorera ikiganiro cy'ubuvugizi. None se uyu munsi baracyaba mwari yashyamba, kandi abajya kuri ya musozi barambwiye bati rwose bihorera mu masengesho. Nuko nguko burya rero gusenga birakora. Gusenga birakora kandi bigira umumaro mwinshi, niko Bibiliya ivuga. Reka rero twifuriza abakunzi bacu aho bari hose amahoro y'Imana. Waba ubabaye kubera ikibazo ufite, ariko ndakubwira ngo ushobora kurarurira bwacya mu gitondo ugaseka, impundu zikavuga. Ushobora kwirirwa ukenye, ariko mu ijoro Imana ikabirema bugacya mu gitondo amateka yahindutse. Hari umusaza wigeze adubuhamya aratubwira ati nabaga mu nzi igiye kungwaho, abantu bose bayinyuraho bagakwena. Nijoro ahantu nagiye kuvuga ubutumwa, umuntu
amenya amateka yanjye, arangije ansaba nimero ya telefone. Ngiye kubona mbona mu gitondo ashyizeho amafaranga atari make. Noneho mita mpamagara abakozi, baraza barasenya ka kazu twari turimo, abandi barasiza, abandi bikorera amabuye. Noneho ngo abantu ngo batangira kujya babwirana ngo kwa runaka inzu yabaguye. Abantu mu kanya ngiye kubona ngo mbona ngo inteko iruzuye, mbona haruzuye, ariko babona ibiri gukorwa, babona ibitangaza by'Imana. Ushobora kurarurira ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Haleluya. Imana yacu ntabwo izadukoza isoni. Ntabwo izaduterera. N'umuntu wese usuzugura umuntu usenga, n'umuntu wese uvuga nabi umuntu w'Imana, ntabwo bizamugwa amahoro. Niyo mpamvu mudukunde, mutwiteho, yaduhamagaye ku bwanyu. Nukuri nureba ukabona Vedaste kuba nambaye inkweto zahengamye biragayisha Imana, niba uvuga koko kukunza Imana, uvuga uti gituma izina ry'Imana ritagaho, nuko Vedaste mugurira inkweto abantu bakabona yuko n'umuntu ari umukozi w'Imana koko. Ariko nutangira ngo yewe we ngo reba iyo shati yambaye, ngo ahorera mu ishati imwe, ngo ahorera ngo mu ipantaro imwe, we ngo inkweto yarahengamye, ubwo uwo ni wo wita umurimo w'Imana, ibyo bizatuma Imana ikureba nabi, kuko ubukene bwacu ni ubutuma babandi yahaye amafaranga babona icyo gukora. Nuko nguko bimeze. Imana data wa twese rero ibafashe. Nkuko rero bimeze, tumaze kwakira umukozi w'Imana, reka n'ubundi tumusabe asenga Imana, dukomeze n'ibyo tugiye kuvuga. Mana yacu, Mana turagushimye, urero urakiranuka, uri umukozi w'umuhanga, uri rurangiza rwa burundu, uri Imana yihagije, ushoboye byose Kristo. Mana ntawe uhwanye nawe, icubahiro ni icawe, ntawe muzagisangira. Abana b'isi bihesheje icubahiro, ariko weho icubahiro ni icawe Mana. Ndagushimye rero nyaguhora ku ngoma Imana. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, kandi urakoze kubyumvishe ku bwa Yesu. Amen. Urakoze cyane kubw'isengesho ryiza udusengeye. Mukozi w'Imana, n'ubundi hari ikintu gituma abakozi b'Imana bakundwa cyangwa se bakurikiranwa. Mu minsi yashije Imana yampaye ubutumwa, ubutumwa bwavugaga ku bihombo abacuruzi bazahurira nabyo muri uyu mwaka. Mbabwira ukuntu nabonye abantu bari gutaha rwose, ahubwo bagaterezwa n'icyamunara. Ariko mu by'ukuri nangazwa no gusanga ubuhanuzi Imana yagiye itunyuzamo, n'ubundi rimwe na rimwe bigenda bisohora, kandi nukuri abantu bakabifata nk'ibisanzwe. Ariko ijambo ryose Imana ivuga irarisohoza. Nagiye ntangazwa no kubona abantu bamamagara bambwira amamiliyoni bahombye muri ibi bintu by'abacuruzaga inzoga. Hari uwamamagaye arambwira ati rwose ubu ndumva ameze nk'umuntu utariho. Arambwira ati unari ifite miliyoni, ati mombye miliyoni 36, ati muri izo miliyoni ni 37, muri izo miliyoni 37 nari ifite credit ya miliyoni 15. Ati buriya izi miliyoni za banke nzazikura. Ati rwose umukozi w'Imana umfashe gusenga. Urumva, nyamara umuntu akibivuga ntabwo babyumvaga, ntabwo babyemeraga. Mu minsi yashije uburaje uravuga uti umuyaga uratambutse. Ati kandi uyu muyaga ugeze no mu buyobozi. Bamwe mu bayobozi uyu muyaga bazahura nawo. Hari abatangira bakavuga bati wowe baragufunga. Nibwira yuko aya makuru nanjye Imana yayangejejeho, imbwira ngo n'ubundi ikoze umukwabo mu bayobozi b'itorero, ariko kandi n'abayobozi ba leta ntibasigaye, ibakozemwe umukwabo. Iyo uvuga nk'ibyo nyine bagutera amabuye birumvikana. Ariko mu by'ukuri
ko navuga yuko hari amakuru ariho. Ngewe ubwanjye nabonye video y'abantu benshi kwirukanwa gusa se bafunzwe banafunzwe. Mu by'ukuri ukimara kubona aba bayobozi bafunzwe, nk'umuntu nzi neza ko Imana yabinyujijemo bikaba bisoye bitanatinze, wabyakiriye gute cyangwa se babonye gute? Nabagiye baguhamagara wenda ngo bakubwire bati rwose ibintu bimeze gutya? Hari abampamagaye bakampamagara bari kuntera ubwoba, bakavuga si none kuba hano ibi bintu bikaba bisohoye, none wadusengera Imana tukareba yuko hari izindi nzira Imana yacu. Byashoboka wayemereye ugakizwa yuko hari inzira Imana yacu. Rero kumpamagara uri kuntera ubwoba, nje narababwiye ngo ndi mu muhamagaro w'Imana, nta kindi Imana izanyuriramo ngo nange kukivuga, nzakivuga uko yakimbwiye. Nta kintu Imana izagutuma n'ubundi ngo ubure kukivuga. Ubundi se iki Imana ishaka niki? Dushingiye kuri aba bantu bahombye bakoraga mu tubari tw'inzoga n'ubucuruzi bw'inzoga, ubundi mbere na mbere uvuga ngo mu nsengero, manzi umenye ngo ubundi Imana irashaka iki? Imana irashaka iki? Icya mbere Imana ishaka, ese ubundi Claudine, ubundi ko mbona Imana yarakayera kwiri gukora imikwabi idasanzwe? None nturukore bakonaga ruindi nkoni nshasha, twabona ari ca giti kwari wajya guzana inkoni we nkaba ndi kubona wagaruye inkoni. Ati rwose Imana nta mikino igira, ntayo, dore muyireba, atizanye ikibando, dore muyitegereza, dore neneho izi ni za nkoni bajyaga na dore ndi kubona za zindi zinagurwa n'amafaranga. Menya wariyemeje urayigura. Oya, iyi nkoni hari uburyo yahajemo. Nagiye kubona mbona Imana ikoresheje umuntu aravati, dore ngo haye inkoni uzagende uyereka abantu. Hari abantu bishingikirije iby'isi bizashira, hari abantu bishingikirije ubutunzi gusumbya Imana. Wishingikirije ubutunzi gusumbya Imana, ubwo butunzi ufite wabukuye Yesu Imana yabuguhaye. Imana yambwengije kuba kenyuruza, ije gukenyuruza iyo mitungo, ije kuyihindura umuyonga. Mu minsi yashije waravuze ngo izo nda ije kuzipfumura, ngo ije kuzipfumura, ngo zigiye guhokwa. Ariko se umuntu uri muri gereza ni impungura agiye kujya, ubwo ya nyama yajyaga azongera kuyijya, arongera yibone. Ubu ya ndaya yajyaga kurarana nayo muri lodge, arongera ajye kurarana n'iyo ndaya. Reka twemere ko baranabafungura, ariko nibirukanwa ku kazi. None se ari amafaranga ko ariyo yabashukaga mukajya gusambana, murajya mujya gusambana n'ubundi nta mafaranga mufite? Ndababwiza ukuri, ngewe nagiye kubona mbona umuntu afite igikapu cy'amafaranga, ngiye kubona mbona ngo cya gikapu haje imbeba ziraje, cya gikapu zirakirya, ya mafaranga ziyagira ubushwanyagura. Imana irambwira ngo utangariza abantu, ubabwire ngo ibyo bari kubona ngo ibihombo by'inzoga ngo nutwana, kuko ngewe nagiye kubona mbona abantu, nturi kureba uyu mujyi wa Musanze ama etage arimo, nagiye kubona mbona ama etage menshi mu mijyi itandukanye, mbona ari kuvanwa kuri beneyo akajyanwa ku bandi. Imana irambwira ngo mbabwire nimusenge, mwongere musenge, ariko cyane kubera ko ubutunzi buri gushuka abantu bukabatandukanya n'Imana. Nicyo gitumye Imana iteje ibihombo mu bantu biteye ubwoba. Narababwiye ngo no mu mirima nabonye umujinya w'Imana ugera no mu mirima. Twakomeje, njewe iyo twakoze ibintu nk'ibi nanjye profitiraho kuvuga ya makuru y'ijuru, kuko ni nabyiza. Abantu bazi yuko ngewe wenda bafata nk'umunyamakuru, mu ruhande rumwe ndi umunyamakuru,
ariko mu rundi ruhande ndi umuvugabutumwa, ndi umuhanuzi w'Imana. Niyo mpamvu ujya kumva turi mu kiganiro ariko nanjye nkabacometse mu ibyo Imana yanyeretse. Ariko niko bimeze, ugomba kuvugira Imana kubera yuko Imana iri kugaya abahanuzi, abahanuzi yahaye umwuka wera. Imana iri kubagaya. Ni gute Imana iri kugutuma ibintu ngo bivuge warangiza ukagira ubwabo ukanga kubivuga? Imana iri kugaya abahanuzi. Hari abahanuzi dufite bagiye barajya iby'abandi bakabijya bitwajije impano, ariko Imana yambwengiraje. Abantu benshi mwishingikirije ubutunzi, mwishingikirije amafaranga, mwishingikirije iby'isi, ariko Imana yambwiye ngo ije kuhatambuka. Imana yambwiye ngo mbwira abantu, hari abantu bari muri ibi bihugu bihenze cyane, muri ibi bihugu byo hanze by'Uburayi, bagiye bararibwa amafaranga n'abahanuzi, ngo bagiye kubasengera ntibajye kubasengera. Imana yambwengije kubahorera. Hari n'abantu Imana yanyeretse bari muri Amerika no muri Canada na Australia bafite ibibazo by'uburwayi, ariko ubwo burwayi bwarananiranye. Hari n'umugabo Imana yanyeretse muri Amerika afite uburwayi bari kumurangira umuvuzi mu Rwanda. Imana yambwiye ngo ntuzatege indege ngo uze mu Rwanda, yambwengije kubukiza ubwo burwayi. Imana ije kubukiza, niko yambwiye. Imana yambwiye ngo mbwira abantu bari mu gihugu cy'u Burundi, abantu bari mu Burundi bari mwakira gihugu, Imana yambwiye ngo mufate amasengesho yihuse, mufate amasengesho musenge, kubera yuko icyo gihugu Imana ije kukinyuramo, ije gutambuka muri icyo gihugu. Waba uri mu Burundi uri muri Amerika usengera icyo gihugu wavuyemo, kubera yuko Imana yambwengiraje. Imana yambwengira atambutse, ntabwo itambutse muri iki gihugu cy'u Rwanda gusa, itambutse no mu bihugu byo hanze, irahageze irahicaye. Imana yambwiye ngo nimusenge mukizwe ku gato no ku kanini. Imana yambwiye ngo impamvu izi nzoga zihagaritswe, zifunzwe, izi nzoga zivuyeho, ngo hari abakobwa benshi, hari abakobwa bari basaziye muri ADPR, bari gucirwaho imigani. Imana yambwiye ngo muhumure mugiye gushaka. Hari abakobwa bagiye gushaka, bagiye gushingirwa, kubera yuko umusore yazaga kumurambagiza, akabona ni umusinzi. Ijisho ry'umusinzi ntago wariyoberwa, riba ritukuye ryaturumbutse. Umukobwa yareba iryo jisho akavuga ati ubu ni igihe nimusaga uyu yahazwe n'icuma, yahazwe na kiwingo, nimusaga umuntu ntazankura mu mwuka. Akavuga reka ntegereze ngumye nsenge. Igisubizo cyabonetse rero mw'abakobwa mwe musenge. Abantu benshi bagiye gukizwa, inda zigiye gukizwa, abasinzi bagiye gukizwa, hari abantu benshi bagiye gukizwa, abantu benshi bagiye gukizwa. Imana yambwiye ngo nimusenge kuko mushiramo imbaraga zo gusenga, mwongeze ibihe byo gusenga, mwabipasiteri mwabiraya mwe by'abapasiteri. Imana yambwiye ngo nimukizwe, nimudakizwa reka mbabwire, mugiye kuja murambara amapantaro nta bugabo mufite. Ubwo mvuze mugiye kuntera amabuye, kandi ni ibintu nge nabonye. Mugiye kuja murambara amapantaro nta bugabo mufite, ubwo bugabo mushaka gusambanisha mukabyara abana mu gasozi mukashugunya. Imana yambwengiraje, yaje nta mikino ifite, yaje yambwiye ngo mwongeze ibihe byo gusenga, musengera mu kuri no mu mwuka, kubera ko nimudasengije kubiyereka. Yambwiye ngo itambutse igeze muri mujyi wa Kigali irahicaye, igeze muri uyu mujyi wa Musanze irahicaye. Yambwiye ngo irajije guhura namwe. Hari n'abapadiri bafite ingo hanze bashaka gusambana iruhande, wambaye iyo kanzu ariko uri umusambanyi. Ufite abana, ngo hari isezerano usezeranaga, ngo hari amasezerano bajya basezerana abapadiri yuko batazabyara, yuko mutazabyara, ariko abana mu gasozi nakangare. Imana yambwiye ngo itambutse ahantu hose, no muri za kiliziya irahageze. Ntabwo mushaka gukiranuka, ntabwo mushaka gukizwa. Yambwiye ngo nimusenge, kubera ko imbere gatoya hari ibintu bije biteye ubwoba mugiye kubona.
Imana yambwiye ngo guriya mwaka tugiye kwinjiramo 2027 ngira ngo sindi kwibesha ni 2027 uriya mwaka tugiye kwinjira uriya mwaka tutari twawinjiramo neza hari ibintu bigiye kubamo bikomeye cyane. Imana yambwiye ngo ni musenge yambwiye ngo ni musenge uri kwishima ngo uriya mwaka ngo nzawinjiramo ngo ngiye kuwinjiramo mfite ibyo Imana yambwiye ngo senga uriya mwaka uzinjiramo abantu basenze neza. Uriya mwaka uzinjiramo abantu basenze neza. Uri kunywa divayi ukanywa hari ibintu bajya bafungura mu cupa nkabona icupa riraturitse nje rero ntago mbizi ngo nimba ari champagne ukayituritsa warangiza ugasuka mu gikombe ukanywa. Ariko mbabwiye Imana yambwiye ngiraje ibyo byose uri kubikora buno ariko ibyo byose nibyigiye. Imana yambwiye ngo gabanya iyo nda fata ibihe byo gusenga usenge. Imana yambwiye ngize mu matorero hose kuko aya matorero muri kuyakoreramo ibyaha. Ibaza uri padiri usoma misa mu gitondo ni ya kabiri warangiza misa yarangira ukafata imodoka ukagenda ukajya gusambana ukajya kubyara. Imana yambwiye ngiraje Imana ifite agahinda n'umubabaro ibi bintu yabimbwiye ifite amarira menshi cyane irambwira ngiraje yambwiye ngiraje musenge mukizwa kwa tono ku kanini. Urakoze cyane ku bwa message ikakaye cyane ariko hari abantu bajya bambwira batari ko uwo mukobwa mukorana ko avuga karishye cyane so wowe ntago bajya babikubwira? Barabimbwira ariko nge nta mutima mubi ibintu mbivuga nkuko Imana yabimbwiye rwose. Ndiyo mpamvu nza gutya kababwira mbivuga nkuko Imana yabivuze. Narababwiye ngo kugira nzakubitwe n'Imana nzayitumikira kuko Imana yigukubise gukubita nabi. Wari wahanuye ko Imana itambukije umuyaga ukagera no mu bayobozi none kandi no mu makapani y'inganda. Mu by'ukuri nibyo byibereyeho uyu munsi. Wenda nta makuru ya nyuma y'uyu mukwabo kwaba abantu baba barimo bagenda bafungwa. Nduzi yuko nahoza numva ijambo ry'umuvugizi wa polisi ari kuvuga ngo turacyashakisha n'abandi. Arega aba bantu bari bamaze kugira amafaranga bageze ku rwego rwiza rwo kuba bagaburira n'abakene ariko amafaranga bari bafite bari kuyajana mu busambanyi aho kugira ngo barebe umuntu w'umukene uri gusabiriza ariya mu soko abandi bamuvane mu gusabiriza ahubwo bakayajyana mu busambanyi. Imana rero ifite uburakari bw'abantu yavyeyeraha barangiza bakajya mu bindi ntibakiranuke. Arega iyo ntebe y'ubuyobozi uyicaye hari Imana yikwicajeho ntabwo yikwicaje kugira ngo ninza kugusaba akazi unsabere ruswa y'igisina. Abantu benshi umubare w'abantu benshi uri gusanga barwaye sida. Nje nagize yarako mbona abantu ari umubare w'abantu benshi barwaye izi ndwara z'ibyorezo. Ukabona umuntu ari ku miti kubera iki ubutayu bwaramukakaye ububinga buragenda burabyimba buragira utaburatebera. Aravuga ati rwose kugira ngo urakazireka nemere njyame nantera niyo ndanzayibyara. Imana rero yabyitegera kuko ibyo nuko mwabikoraga ntago Imana yigeze ibyishimo. Imana yabireba rero ikababa. Imana yambwira irahira dore ngiki kiganza ndakimanitse ndi mu butayu irirahira irambwira ngo iraje nawe usigaye ku ntebe y'ubuyobozi uri umusambanyi nushaka ukimara gufungura ubutumwa uhita wihana. Ese uvuze ubutumwa bw'abapadiri nzi yuko hariho n'abamasera badukurikira kandi koko Bibiliya nivuga ngo hahirwa uticiraho iteka ku byo yemeye. Ugasanga umuntu aragiye aravuze ati ngewe ntago nzashaka umugabo ariko ugasanga niwe muntu uri gusambana n'abapadiri. Aba bantu ko bahari ubutumwa bw'abamasera ikintu wababwira ni nk'iki kandi koko barasambana ni indaya tubabona baba muntu uza mu bigo by'abapadiri ariko ni indaya z'abapadiri.
aba bantu wababwira iki? icyo nababwira bakimara gufungura ubutumwa, njye umpamagare ushaka gukizwa ngo usengere Imana. Ntabwo telefone yanjye igiva ku murongo, umpamagare dusenge n'Imana ukizwe, kuko nudakizwa Imana ije kubanika, ije kwanika. Yanyeretse inkoni nshasha cakibando, yanyeretse inkoni nshasha, dore ngiye muyirebe muyitegereze iyi nkoni. Imana yaje nta mikino ifite, yaje ije kubanogoramo izo nzara. Inzara mwaraziteretse ni ndende cyane. Reka mbabwire, izo nzara Imana ije kuzinogoramo, ntago masi ije kuyanogora. Reka mbabwire, muri kugiza nkoko mukajya ibintu byose mushaka, ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru iraje. Umuririmbyi niwe waririmbye ngo mu ijuru imbere y'Imana dufite umuntu tuvugira ngo ni umukuru w'abatambye kandi yitwa Rukundo. Uwo Rukundo rero watumije ugera ku bintu byinshi, warangiza ukabipfisha ubusa, warangiza ukabijana mu bintu, ukabijana mu businzi, mu busambanyi, mu burozi. Imana yambwiye ngo iraje nta mikino ifite. Kandi ibi bintu reka mbabwire, hari igihe rimwe na rimwe mujye mubona ntari guseka, njye nta maseka mfite. Ntago njya nkunda guseka, nkunda gusenga, kubera yuko Imana irababaye. Hari abantu benshi dufite bakeneye gusengerwa. Yantegetse gusengera abantu. Hari ibihugu yantegetse gusengera biri gukorerwamo ibyaha. Muri Amerika ari gukorerwamo ibyaha. Yarambwiye ngo ninsengera abantu baho. Imbwira ngo ninsengera abantu bari muri Canada, hari inshuti zanjye zinkunda. Irambwira ngo ninsengera ibyo bihugu kubera yuko hari ibyaha byinshi biri gukorerwamo. Hari n'abantu bariyo bakiranutse bakijijwe bari gusenga. Imana ije kugirira neza. Hari n'umuntu ufite umwana arangije imyaka 18 acambara pampa, akimara gufungura iki kiganiro ampamagare, kubera yuko hari ibintu byinshi Imana igiye gukora ku buzima bwe. Hari abantu benshi bakeneye gusengerwa, va mu ibyaha byakugize karande, ibyaha byakugize imbata. Ibyaha byakugize imbata. We hurara nijoro ruguhamagara abakobwa bo mu Rwanda ngo nibifotorure, mbese iyo maze kureba ico gitsina kikumarira giki. Imana yambwiye ngo mbabwire mwabigabo mwe, mwabipasiteri mwe, mwabirimarima mwe. Yambwiye ngo mbabwire ngo mugiye kuja murambara amapantaro nta bugabo mufite. Mbihanuriye mu butayu, niko yambwiye, kubera yuko ibyaha byanyu byageze ku Mana. Imana yarabibonye. Imana yambwiye ngo ishaka ko mukizwa, ishaka ko muhinduka. Urakoze cyane Claudine. Intego y'ubutumwa ni ukugira ngo abantu bakizwe, abantu bahindukire, ni ukuri bave mu byaha, ubundi Imana ibishimire. Kandi nasomye ijambo rivuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Bisobanuye ngo Imana idushakaho ni ukumvira, nta kindi rwose, mwumvira Uwiteka. Claudine, sinzi umuntu wambwiye ngo ariko ngo nepo nguriya ngo ukorera ku Musaraba TV ngo ikintu ngo ngiye ngo njyapfa nawe ngo nuko ngo yakira umukozi w'Imana ngo ugasanga ararondogoye, ngo nareke ngo umukozi w'Imana avuga iby'Imana yamuhaye. None rero reka nanjye ngabanya amagambo, senga Imana ku bw'ubu butumwa butambutse, nashirarekwa ibiganiro byacu nakagaruka. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Senga Imana kugira ngo nubundi umwuka w'Imana azagere ku bantu bagiye gukurikira ubu butumwa butambutse. Mana yacu, Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, tugushimiye yuko ibyo wanyurije mu Uwiteka uko wabimpaye niko mbitambukije. Kandi ubu butumwa Kristo mbevo sanse dokeri yanserevusa, ubu butumwa buzagere ku mitima y'abantu, buzahindura imitima y'abantu, abantu benshi bazakizwe. Kube Mwami Imana, nzi neza yuko ushoboye byose. Urakoze yuko uri kumbwira yuko hari abantu bazihana, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, urakoze kubyumvishe ku bwa Yesu. Amen.